Okay, murakoze cyane rero nitwa Eric Rutsiro mu rugo ni Nyagatare. Turatangiye. Garutse kuri ya cano yacu, ya cano mwakunze, mutangiye kunyereka urukundo ku munota wa mbere. Mureke tubikore sibyo? Abantu benshi batangiye kongerera ishyari ngo tugutuke Rutsiro, kweta ukora cano ngo ni ibintu ngo wihutiye ngo iki, ariko Imana niyigena ibyayo. Rero sinzi impamvu buri wese aba afite ubuzima bwe yanyuzemo, afite n'iki, ntukajajinga umuntu bitewe n'ukuntu umubonye n'iki, keretse n'uzamubona ku mutima basi ukavuga ngo uyu muntu ni iki. Iyi cano ngiye nyikoze kugira ngo nzabereke buri kimwe, nzagutumire buri muntu like n'ibintu bitandukanye. Hano twicaye hano kuri hoteli ahantu, ni umukire uvuze ati muze mukorere ikiganiro hano nta kibazo, ariko ukajajinga umuntu kuko uwo mukire aba akuzi kandi mwaranakoranye pe, nta mutima mubi. Twese turi abanyarwanda, nubwo waba uri umurundi, twese turi bamwe, turi abantu Imana yaremye kwera. Aho umuntu aba yaciye mu buzima bwinshi, nkanjye buriya ni amateka maremare, kuva i Rutsiro nkisanga hano muri Kigali, nkisanga mpafominga mu birori bitandukanye. Abenshi bazi muri Genesis Comedy kuko ni platform ituzamurira impano. Mboneraho no gushimira Merci, ni umugabo w'umuhanga cyane gutekereza ku muntu. Kino kiganiro nje gukora hano ni ikiganiro nje gukora mvuga nko ku mateka kugira ngo mve Rutsiro nisange hano i Kigali. Ni inzira nini, ni inzira ndende, nyine ni ibintu umuntu yibuka kumva yanarira to, ariko kubera Imana umuntu abyisangamo, akisanga ari mu buzima bwiza. Rimwe na rimwe nta muntu uhora wishimye, urundi ruhande biranga. So njyewe narangije kwiga segonderi, nyirangiza kwiga gusa ku ishuri abarimu bahoraga bambwira ngo ufite impano yo gusetsa, ngo wasetsa n'iki, nyine nkumva ni ibintu bisanzwe. Ariko narangije kwiga kwa kundi utegereje amanota, mba kwa kundi buri kuri Instagram, mba mpuye n'aka video k'umuntu wo muri Genesis, ni Muhinde nabonye, mbona ibintu ari gukora, mbona hejuru handitseho ngo Genesis, njya kuri YouTube ndabisacinga, mbona hari nyine ni ahantu bakira umunyarwenya akaza akabasetsa, ndavuga ati bino bintu nabishobora nanjye byanze bikunze. Nahise njya kuri Instagram nkanda kuri ya Genesis mpita mbandikira, ndavuga ati rero nanjye mfite impano yo gusetsa, bahita nimero ze za WhatsApp turavugana, ndavuga ati mfite impano yo gusetsa, aramwanga ngo mu rugo ninde, ati ni Rutsiro. Ahita ambwira ati rero kora nk'aka video cyangwa unyeze video note audio nako nakantu mba ncanzemo kugira ngo mucanga mu kigwe nyine mu bitekereje. Video note urumva, ariko urumva ibyaje byanze bikunze. Audio note basi, voice note cyangwa voice na n'ibintu urumva. Okay, narayifashe ndayimwoherereza, ahita ambwira ngo none se ngo ufite famille hano i Kigali, urumva. Ndamubwira ati mfite famille nta kibazo twakorana. No Merci nkomeza ntumwoherereza, ariko nyine Merci ari ukuntu abahuzemo, ayita ku zindi nshingano nyinshi, gukotesha tente, akwishyura abantu nyine b'ibyuma, kuko ari aboro ewana. Merci aba ari mu kazi kenshi, aravunika byataye, kumutesha umutwe ntabwo aba ari byiza. Rero urumva birangije, sinzi ukuntu nahise njya kuri Instagram nandikira Muhinde, ahita ama location y'ahantu niwe wamaye details zose, ambwira bakwama ari haso, mpita njyayo. Mpageze nisanga mu bandi banyarwenya nyine nasanzwe mfana bose mbafana, mbona ni ibintu bishimishije tu. Ndavuga ati rero ahantu nanjye ngomba gukora, ndagenda ndapafominga umunsi wa mbere biranga, barambwira ati ariko kuko nyine nagiye gupafominga numvaga urwenya ari ukuvuga bya bintu wagiye ubona wumvise ahantu, njye nagiye mvuga burage ahubwo za Muhinde zose kandi yarazikoze kuko nari narabyumvishe. Bahita bambwira ati rero stand up comedy ukuntu ikora bisaba kuba ufite ibintu byawe watekereje, ugakora joke isekeje, ati ibintu bizakonda. Kuwa gatatu usubirayo, ndagenda nkora ibindi, bavuga ati uko bisa kose biri kugenda biza. Naragiye nkwari haso bigiye Merci ngiye icyizere, angera kuri stage ya mbere pe, nakubeshye narakoze ndashya.
ko ntabwo nemenye stage nagize imbere y'abantu nyinjira ngo nitwe Eric Rutsiro mu ngo ni Nyagatare, baraseka basetse ngira n'ubwoba ewana, numva ngize igihunga cyinshi. Uwo munsi narakoze ndashya, ni ukuri ko Imana naha igikondo pe ntakubeshya. Ariko ngiye navuye kuri stage nareba umuntu wese nkabona yandakariye, ndavuga ati rero bino bintu ntabwo bikunda. Urumva naragiye mva igikondo, nagiye mva kankigaye ngiye igikondo ntega motari, namubwira ati mota ngiye igikondo sejembo, ngenda ndi gutekereza kuri moto ndi kuyaza ibintu bimbayeho, nayo na motari ye yahiye mbona nyijeje i Masaka sha. Urumva ndavuga ati uko none nashiditse ubwenge ndi muri gare Masaka, ati mota sinakubwiye ko ngiye igikondo. Motari nawe ambwira ati ngo boss ngo n'ubundi twagiye ngo twigire Rwamagana, icyo gihe naraye Rwamagana bro, bitiye nyine no guhinda bato urwenya ndaruretse ngize uti sinukuntu wongeye kubona video z'abandi banyarwenya. Ndavuga ati rero ntabwo narureka ntarahatana, ndakomeza ndahatana n'ubu ndacyarimo guhatana, ntibirakunda neza ariko aho bigeze nyine icyizere kirahari. Niba urya niba ugira ute ugakora buri kimwe kubera nyine urwenya to nyine aba ari ibintu byo gushima Imana. Urumva umukera nyize aravuga ati rero ndi kubona ufite like vibe n'ibiki kano gaca no gakora. Abantu bose bagenda bamubwira ati ngo hazahomba gute mwana wanjye, sibyo? Reka mbabwire niki kintu nje kubabwira, menye ibyawe numenye n'ibyanjye basubirebe gusa, ariko apana kundiranye n'abantu mwana wanjye. Okay, Eric Rutsiro, urwo n'urugendo rwawe utusangije ukuntu wavuye Rutsiro ukagera i Kigali, uburyo wisanze muri Gen Z. Ese urebye uko watangiye n'ubu ngubu aho bigeze uko bimeze, ni urugendo wasobanura gute urebye aho watangiriye ukiza? Uvuzemo ko bwa mbere wahiye ugataha n'ahantu ukayoba no mu rugo, urebye none icyo gihe n'ubu ngubu harimo irihe tandukaniro? Ntago navuga itandukaniro, ahubwo ni itandukaniro rinini cyane. Urumva ubu urugero naguha pe rwa hafi, nkitangira nyine ndi wa muntu babango bakenge Eric Rutsiro ngo ye ngo wahe, nyine abantu bose bakakwibazaho, ariko message sigajya kuri stage ngo twakire Eric Rutsiro, bose umuntu wese akahita amenya uwo ari we. Uploadinga video yanjye abantu bakayibona, urumva bakanayikunda. Nyine ni ibintu nyine ibyo no kuyikunda gutyo ntabwo babikunda, hazarimo n'ibiraka ku ruhande. Musangiye guperforminga Musanze, ngiye guperforminga he, nyine ni ibintu byo kwishima kandi ko kuntu ukiri umugati wo kurya. Urumva itandukaniro ryo ni kabisa. Okay, nyuma y'ibyo byose rero umukira barakurebye aravuga ati reka nkwihera gacano ewana urebe ko wakuramo umugati mwana wanjye. Ariko uburyo ubivuzeho mo gakeya byasaga nkaho mu minsi ngahe umaze uyitangiye hari abantu batangiye kugira ishyamba. Ngiye cano nayitangiye muri iyi minsi. Urumva rega ntago ibintu nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi, aba ari urugendo ugenda ukora paka bikagiro bigakunda, kandi ikintu bisaba kuba ufitemo imbaraga kandi n'ubushake. Urumva kandi ubushake nibwo bushobozi, siko bajya bavuga se gushaka niko gushobora. Gushaka niko gushobora. Rero nta guca umuntu nagiye ku kiganiro cya mbere ngo abantu 10 ngo bakurebye, aba 10 ni benshi, nta wo muri famille wabwiye ngo birebe ugasanga 10 barakurebye. Uw'Inyagatare harimo uw'Inyagatare, uw'Musanze n'uwahehe. Ni kwa kundi ujyana ukabanga Eric Rutsiro nakubonye hano n'ahangaha. Urumva ugasanga nagucumbikiye. Rero urukundo rw'abantu benshi batagufitiye urukundo ngo niko ngo bakurebye, birutwa n'abantu bake bakurebye bakwishimiye. Rero abantu batangira kuguca intege n'iki ngicano bagutanya na boss wawe, ariko nta nyine Imana yigufite umugambi nigwa process nzi uzacamo buri kimwe cyose. Okay, rero hari abantu usanga babifuza kumenya se Eric Rutsiro ni muntu ki, yitwa amazina yawe yanyayo ne Eric Rutsiro cyangwa ni stage name? Ira ni stage name. Ngiye amazina yanjye niswe na mama wanjye, nitwa Eric niyo mugabo pe, muzina nkunda. Ariko ba Eric bakagira ingese mwe abantu nta nigo nshaka kuyivuga, nayivuga nta kibazo. No kuri Kimana aragiye bigiye nkumva najya guhinduza izina, kuko ari abakobwa benshi dushwana dupfiza izina Eric pe.
bakubwira se ko izina Eric bapfa iki naryo? ngo benshi ba Eric ngo ntago baba bashobotse ngo baba bakunda abakobwa none se barabeshya kandi nawe mba naramukunze ari umukobwa urumva ngo baba bakunda abakobwa kandi nawe ni umukobwa mba naramukunze none se uri kumva bivuze ngo baba bavugisha ukuri no ikintu nyine kiba kimbabaje ni kimwe njye izina Eric bimaze kunca ku byana pe barumva najya nimbona n'ubushobozi nzajya kurihinduza yes ni ukuri okay Eric w'Irutsiro wenda tugarutse gatoya kuri iyi mihanda n'ubundi nawe wayijemo wiyemeje nyine iyo urebye ibintu byirirwa bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga uyu yagize ate uyu yagize uku nguku uriya yatutse uyu nguyu uriya bashyize ubwambure bwe hanze uriya yashyize diyoze hanze ibiki n'ibiki ni ibintu nyine ufata gute cyangwa ubyumva ute nk'umuntu ukurikira social media? Okay ngiye ukuntu mbifata nyine mbifata like nyine mu buzima bwawe bubayemo bavuga ngo ni ntungane ebyiri icumuye karindwi ariko iyo ntungane ahantu yacumuriye nta muntu uhabona sibyo ariko iyo ugize akuho gato bakakubona ni kwa kundi dore gutyo uhura n'umuntu mu nzira ahijya avuye wowe yikinishije ariko nta muntu abonye ko yikinishije ariko ubonye iyo video yikinishije ni kwa kundi usanga umuntu ega mane ka turi abajene tujye tuvugizanya ukuri n'umuntu uri kureba ino video hari ingeso ukora bashyize ahagaragara nawe wagira isoni utanakwemera ko bayikina mu bantu sibyo ndabeshya bavuze ngo reka iminsi ikino cyumweru cyose kishize ibintu byose wakoze babetweke kuri kamera wakwemera ko bigoye mu mwana ariko iyo ugize umwaka ugasanga umunsi umwe basi umuntu agufoto yahita bishyizaho ni kwa kuri usanga ngo yashize ubwambure bwe hanze ngo yamufasha ari kwikinisha ngo uponyonyo ngo nta gasiramu nese gusiramurwa nite hari umunyarwanda wavuze ngo n'udasiramurwa uzaba oya ntago n'isuku nyine ni isuku yese kubona afite umwanda ngo tuvugane sibyo nawe nusiramu ibyo ntibikorera reka haza nkubwire Yesu kuye mu gusiramu isuku nawe urabizi ntabyo nzi isuku iba mu gusiramurwa se ntayuzi nayo nese ntuzi ko kiriya gihungu hari ukuntu kiba kibitse imyanda ukuntu ni nk'uko utaca urwara narwo rubika umwanda mu mubiri niyo mpamvu no guca inzara nyine byose ari isuku nese hari umuntu wabona ngo waciye urwara bakuvuze nabi ngo nta gice gitse inzara hari imyanya y'ibanga nese nta muntu ufite urwara rungana gutya akaruteka kandi akarukorera isuku kiriya ni imyanya y'ibanga banga se urwandushe ntabwo yaba ari ibanga waba uruzi ko ndufite urumva nyine buri wese afite mind ziyo n'imyemerere nose ko cyo mu Rwanda tutagiye idini rimwe usanga dusengera mu bakatolike twese ntidusenga imana imwe hari abayisilamu hari abakatolike hari abadiva hari abayehova ugasanga ntabwo twese turi gusenga mu idini rimwe kandi twizeye imana imwe niyo mpamvu n'umuntu usanga umwe akunda gusiramurwa undi ntabyo akunda ugasanga undi akunda gukubura undi ntabwo abikunda urumva akunda guca gukubura okay ubu se we ntabwo buryo ugira ko hari ahantu haba hari video yawe ra shangiye nubwo nawe nyifite nawe nese yihe video nyeka nkubwire kuva navuka nta bikorwa bibi nkora sindanywa inzoga urumva ikintu nakoze kibi ni ugusuka ariko nabwo ibi se ni bibi wenda abantu nyine umuntu arakujudginga ku rundi ruhande kango ni ibintu bibi ariko buri wese aba afite ikintu akunda nakuze mbikunda ate why not ntabikora kandi mbona biranambere no muri comment ahantu na babiri bavuga ati umungu biramubereye pe okay ako kara kanyuzemo gatoya reka wenda twigarukiyeho gatoya mu rwenya uri wenda wakoze stage nyinshi sibyo hari aho wahiye hari aho wakomye abantu kabisa bakemera ndagira ngo umbwire brage imwe si brage imwe yakomye kurusha izindi ntago ari brage ni ahantu hungu yatumye menyekana yamenye n'akazi no umbwire na brage wumva yahiye ngiye ikintu ngereka nkubwire nge ntago ari na brage nagiye kuri stage iki gihe batumiye Scove urumva none mba ndamubonye yabizi Scove afana ikipe ya Rutsiro nanjye mu rugo ni Rutsiro ati we noti Scove tutakwiganirira ndagenda mu bazi bazo ngo nyine tuvuga mu murenge ya Rutsiro ngo Damascene nabonye amanota ngiye mu cyarera bisetsa abantu kandi ibyo biboro na meya ya Rutsiro no hano yamenyeye mwese ngo uvuka Rutsiro ibyo bintu byampaye akazi muri Rutsiro
ari imirenge njyamo ngo mu muganura ngo muri FPR nkakora akazi pe urumva kandi ari ibintu nari nanapanze ari ibintu nyine ko kundi ubonye n'umuntu nkabatereka nze muvuga urumva nibyo bintu ngiye nishimira mu buzima bimuzana ba Scovia bimuzana abande bose nibyo bintu nyine ngiye nishimira nakoze neza pe ariko ahandi hantu nyine brag yahiye ntago ni nyinshi pe ziba zarahiye aba ari nyinshi nta n'umwanya wo kuzibuka ubu ni nyinshi zirashye yego okay hanyuma muri Genzi muri abanyarwenya benshi ariko nubwo muri benshi nawe harabure ukavuga atabangaba ewana uyu mujene arankoma kabisa urugero waduha ni nkande nyeka nkubwiye urwe iyi stand up comedy dukora umuntu none aragukoma byanyabye uri kumva ukagenda ewana akajya no mu mitima y'abantu ariko ko nazo undi mupeti nawe aragukoma ukumva narushije wawundi rero ni nk'akadege uri kumva urwenya ni nko kugurutsa akadege yego kagenda kazamuka ariko birangira kamanutse cyangwa kakanazamuka kakagera kagashwanyukira nyine ntago wavuga ngo uyu muntu yarankomye byanyabye wari umuntu azagakora neza ugasanga aragukomye pe ejo yaza akakubeshya biba okay ngiye kuguha noneho abanyarwenya babiri cyangwa babiri ujye umbwira itandukaniro naho umwe wumva nyine akoma gutyo hagati ya Rusine na Joshua Kamirindi ni abanyarwenya ufata ute ese bose baragukoma cyangwa harimo umwe ugukoma urabona abanyarwenya ni bakuru bacu fatiraho nk'icyitegererezo banka Rusine nyine yazanye content yo gukora yasinze kandi Rusine mu buzima busanze yinywera amazi biragenda biramuhira nyine bitunze urugo biramuha n'akazi keza nawe ku mutima w'abashima Imana Joshua Kamirindi rero nene wa munyarwenya ukora stand up akunda kugereranya ngo mu cyaro ngo mu mujyi ubukire bw'abakire ngo wese zo mu bakene zo mu bakire ngo imyenda mu bakene nyindi bintu cyose yaragerera nyine n'ibyo twamumenyeho cyane kandi biramuhira nawe ni abanyarwenya batandukanye bose bakora stand up comedy ariko ni ibintu nyine bibiri bakora kandi bikabateza imbere ugasanga biranabatunze mu buzima busanzwe nta muntu wagusaba ntaki bose ni abanyarwenya badanje igihugu gifite okay noneho gira ibintu nka bibiri uvuga kuri Genzi nibyo uvuga kuri boss wanyu Mercy biragoye gutandukanya Genzi na Mercy ariko ikintu nabikoraho urumva ikintu nabikoraho icyambere nyine reka manze mvuge kuri Genzi ni famille n'abantu nyine Genzi zigizwe n'abanyarwenya na audience n'aba boss bose n'abantu bagira umutima mwiza ha muri Genzi y'umuntu yakwikunda ari muri audience arabikubwira pe nta buryarya bubamo iyo wanakoze nabi aravuga ati reka rutse uradukoma ukora neza ariko uyu munsi uratubeshya genda wongeremo imbaraga ukore umuntu ukubwiye gutyo ntago aba kwanga aba yifuza iterambere ryawe nicyo kintu navuga kuri Genzi none cyo navuga kuri Mercy Mercy ni wa muntu wumva impano zose Mercy nta muntu wumva uruhande rwose nta hanagira bogamira ngo uno ni mukuru uno ni mutoya umubwiye ikibazo cyakacyumva ari kumva umubwiye ikibazo cyakacyumva n'umukuru akamubwiye ikibazo akacyumva kandi ntita ngo turutse hehe n'umuntu mushyashya araza akamwumva nubwo yatutse za Bugesera za Nyagatare za Kire ufite impano agwa platform okay noneho dusoza tugana ku musozo ndashaka ugire nk'ibintu hari umupapa nzi ukunda cyane kandi wubaha ndashaka umbwire umuntu uburyohe umumbwireho ibintu hari MC buryohe na papa buryohe oya papa buryohe okay papa buryohe umuvugaho ibintu bike dusoza mu magambo make ntatinze mu magambo ngiye kumuvuga ibintu 72 okay kugira ngo dusoze papa buryohe ni umugabo w'icyubahiro pe papa buryohe ni umugabo wiyubasha utunze urugo rwe ufite umuryango ariko uburyo yumva mwana nkanjye turutse Rutsiro
ni ibintu bumwubahira. Urumva ni umugabo nyine ukumva umugabo wiyubashye wa Paul yongeye nigeze like nkiza wakuntu mu bwate rero ngiye ku ishuri nta tike mfite. Uri kumva ko wamambwa akaba yagwa n'ibyo 20 yigeze no kudusanga mu marange mwana tuvuye mu Rwenya bro turi abanyarwenya nka 20 wese tujyana aha bora tugurira ibi byo kurya turarya turahaga turanasigaza. Nyine ni umugabo ushyira mu gaciro. Urumva ushima Imana nta cyabuze nta cyatwaye ni umuntu ugira abantu inama nyine ibintu byose pe ni umugabo wujuje buri kimwe cyose Imana ishaka pe nta nenge mubona. Okay. Rero ndagira ngo dusoze niba hari abushimira. Okay, njye abantu nshimira hari igitaramo muri Gen Z urababwira bimeze bite amatike basangaye kugura. Njye abantu nshimira abantu benshi umuntu wese urebye kino kiganiro n'uwagaciro kuri njyewe kandi njye ndabasezeranyije ko ino channel nzabageza ku bintu byinshi zabageza kure. Urabona umunsi cameraman arambajije kujya tuzama agacano kare ko twajyana abasabu 7 uri kumva ariko njye nza ngutumira abantu benshi batandukanye. Urumva njye ikintu cya mbere navuga abantu mugira urukundo mukunda ibintu abantu bakora mukunde Gen Z niwo muryango watuzamuye twese nibyo nakora byose no kubera Gen Z kwa kare rero tariki 11 hari show. Uri kumva mugende man hari abanyarwenya batandukanye harimo Pirate harimo Kiramani na Nsabi harimo Lucky Baby harimo Kadudu harimo Dudu n'abandi benshi batandukanye. Rero amatike uyagura ushatse wayagura ku muryango niho baba bari kugura amatike. By the way ufite amafaranga yayo waza ku muryango bakaguha itike cyangwa ukajya kuri website ya Jazz naho kurema amatike. Murakoze. Okay, mwakoze cyane kubana natwe naho ibiganiro byo nakagaruka mukomeze mudusapotinge mudushyigikire mukora subscribe mukande like mutanga ibitekerezo muri comment musharinge ibindi byo tuzatugenda tubana neza. Murakoze cyane.